mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine nibwo u Rwanda rwari rwugarijwe n'amage, ubwo abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe bazira uko bavutse, abarenga miliyoni baricwa. Byari ibihe bigoye kandi biruhije. Ibi byose ariko abanyarwanda bagerageje kubyikuramo, bongera kubaka ubumwe nyuma y'uko inkotanyi zari zimaze guhagarika jenoside. Ibyo ariko ntibikuraho ko tugomba guhora twibuka abatutsi bazize jenoside yabakorewe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine. None tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2026 turibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Navuga ngo mu mudugudu w'Intwari, aho ni mu kagari ka Rubirizi mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro, naho igikorwa nk'icyo cyatangijwe ku mugaragaro, ariko ntabwo ari ukwibuka iminsi 7 gusa, ahubwo ni ukwibuka iminsi yacu yose, kuko tutazigera duhwema kwibuka abacu bazize jenoside. Muranyemera rero tuze gukurikirana ikiganiro cyatanzwe na Bishop Gasana ndetse na mugenzi we, ariko intego nta yindi ni uguharanira kwibuka twiyubaka nk'abanyarwanda. Navuga ngo rero nk'abaturage b'umudugudu w'Intwari turakataje mu kugomeza twiyubaka, by'umwihariko urubyiruko, duharanira kurwanya uwo ari we wese wapfobya ndetse akahakana ko jenoside itabaye mu Rwanda, kuko ibimenyetso by'uko yabaye biragaragara. Reka rero dukurikirane ikiganiro cyatanzwe kuri uyu munsi. Ikaba ari inshingano ya buri muturarwanda cyangwa ya buri munyarwanda, nk'uko nabivuze, ngira ngo uyu munsi bisigaye ari n'inshingano z'abanyamahanga. Ibihugu byinshi uyu munsi biribuka jenoside yakorewe abatutsi. Murumva ko mu ruhando mpuzamahanga ari igikorwa cy'ingenzi turimo ku isi hose. Ibi bikaba bikubiye no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, kuko sinzi niba abantu bari babizi ko kwibuka bikomeye cyane ku buryo abanyarwanda babishyize no mu itegeko nshinga rigenga abanyarwanda. Mu irangashingiro ry'itegeko nshinga ribivuga muri aya magambo, nagira ngo mbivuge uko itegeko nshinga ribivuga. Baravuga ngo twibuke jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuke n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga nanone rinasobanura ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ikabivuga muri aya magambo akurikira: twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, uturere n'ibindi ibyo ari byo byose. Aya ni amagambo akubiye mu itegeko nshinga abaturage b'u Rwanda bitoreye. Nanone ingingo ya 10 y'iryo tegeko nshinga ivuga amahame remezo 6 Leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho. Nayo ishimangira amahitamo y'abanyarwanda yo kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku bwoko, akarere n'ibindi, no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Byumvikane ko rero igikorwa turimo ari igikorwa gikomeye, buri muntu wese akwiye
kuzirikana kandi akabifata nk'aho ari igikorwa cy'agaciro gakomeye kuri buri muntu. Nagira ngo rero dutangire tureba nanone imizi n'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi yatangijwe n'abakoloni igihe basenyaga ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko niho byose, niho navuga imizi cyangwa intangiriro y'urwango, y'amacakubiri yagiye aba mu gihugu cyacu, kuko ubundi mbere y'uko abakoloni bagera mu gihugu cyacu ni amateka twagiye tuganiraho, ubu ni nko kwibukiranya amateka. Mbere y'uko abakoloni bagera mu gihugu cyacu, u Rwanda rwayoborwaga n'umwami. Umwami akaba yarafataga Abanyarwanda bose kimwe. Kera bajyaga banavuga ngo umwami ngo ntiyica hica rubanda, bishaka kuvuga ngo umwami akunda abaturage bose kimwe. Hari n'abavugaga ngo umwami si umuntu, yendaga kumugereranya n'Imana, kuko yabaga ari umubyeyi w'Abanyarwanda bose. Aho rero murumva ko hari hakomeye. Ikindi agaharanira ko Abanyarwanda bunga ubumwe. Abanyarwanda bari bamwe, ntawe ubameneramo, bakarwanira igihugu kikaba ari cyo kijya imbere, kandi bakirwanaho mu buryo bwose kugira ngo hatagira ubasagarira. Ayo ni amateka yaranze igihugu cyacu mbere y'ubukoloni. Dukwiye kuba n'uyu munsi tuyazirikana kandi tuyubakiraho uko byari bimeze, bwa bumwe bwacu tukongera tukabutsimbararaho mu buryo budasubira inyuma kandi budatezuka. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nibwo bwicanyi ndengakamere u Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Yaje ikurikira ubundi bwicanyi nanone bwakozwe bwibasiye Abatutsi guhera muri 59, bugenda bukorwa, Abatutsi bicwa basenyerwa muri za 60, 61, kugenda gushyika iriya myaka yose kugera aho Jenoside ikorwa muri 94, hagiye haba ubwicanyi bwinshi n'ibikorwa byo gutoteza Abatutsi byagiye bikorwa n'ubutegetsi bwariho nyuma y'uko abakoloni batangiye gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibi bikaba byaragiye binyura mu mashyaka yari ariho icyo gihe ya Prosoma, ya Parmehutu, MDR, haza za Hutu Power n'ibindi, ariko ibyo byose byubakiraga ku miyoborere yari iriho icyo gihe, ari naho hagiye hagaragara ubwo bwicanyi butandukanye, kugeza ubwo muri 94 ubutegetsi bwariho bwari burangajwe imbere na perezida witwaga Habyarimana Juvenal, bwateguye umugambi wo gutsemba Abatutsi kandi bunabishyira mu bikorwa. Nk'uko umuyobozi w'umudugudu waduhaye ikaze yabivuze ati, ntabwo Jenoside ntabwo yatunguranye, ni igikorwa cyateguwe mu gihe kinini cyane cy'imyaka myinshi, ndetse abantu babibona, ndetse abantu babivuga, babibwira umuryango mpuzamahanga, ariko ukabona nta gikozwe.
ntacyo bikozweho kugeza ubwo nyine haba noneho ubwicanyi ndengakamere. Umugambi rero wo kurimbura abatutsi n'ibikorwa byakurikiyeho byo kubica hose mu gihugu guhera muri tariki ya 7 Mata 1994 ntabwo nyine byaje bihubutse cyangwa bitewe n'impanuka y'indege ya Habyarimana nk'uko abapfobya jenoside yakorewe abatutsi babivuga ngo ni ihanuka ry'indege. Hari n'abantu bafite ingengabitekerezo batajya bavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi bakavuga ngo ni igihe cy'indege ya Habyarimana, kugira ngo mujya mubikurikira abapfobya ku mbuga n'iki bakabyita gutyo bashaka gupfobya. namwe abahari mwese mukomeze kuhaba. Kadusome rero ku ngingo ya 24 bavuze ngo itsinda ry'abantu ba jenoside no kuba bakomeje ingengabitekerezo ya jenoside kugeza ubu, nubwo baragiye n'abahunze aho bageze bakomeza kuyigisha abandi kugira ngo bavangure abana b'Abanyarwanda. Guverinoma y'ubumwe yiyise iy'abatabazi, I think aho bari baharenze kubera amasaha n'igihe hari agace n'ifuza ko twavuga cyane. Urugendo rwo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, urugendo rwo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byabaye umusingi wo kongera kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, u Rwanda rushya rwubakiye ku ndangagaciro n'ihame ry'uburinganire y'Abanyarwanda, politiki na gahunda y'igihugu zose. Yamvura yaje urakoze. Uyu mwana n'umwana wa Songa, uyu ni umwana wa Hangandura hafi ugisohoka wa Abeli ari he? Ntibyabagaho ubwo umwana afatira duce ku mutaka Abeli, mujye mubishimira Imana leta y'umwe yarakoze. Ngo ndangagaciro y'inama y'Umunyarwanda, politiki no gahunda z'igihugu zose zubakiye ku ihame ry'ubumwe, bashyira imbere ubunyarwanda, umuturage imbere ya byose, amahitamo y'Abanyarwanda no kwishakamo ibisubizo. U Rwanda, Sabe Oscar n'abandi chairman mufasha mu kingure hariya, munarebe ko birabyuma bicunuka neza hano mu bikurikirane vuba, abasengera hano mu bikore bidufashe kugira ngo abantu be kunyagirwa byihuse. Kwishakamo ibisubizo ni kimwe mu bintu RPF yashyize imbere ndetse n'igihugu cyacu ari natwe nk'umusingi wabyo, kugira ngo buri muntu ikibazo cyose gihari gishaka igisubizo tudategereje akimuhana. Icyo leta yashyize imbere. Abanyarwanda bahisemo gushaka ibisubizo mu muco wabo, maze hubakwa uburyo bushingiye ku bumwe n'amahitamo yabo. Hagurwa hagatorwa itorero ry'igihugu ritoza Abanyarwanda hashingiwe higishwa ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ni uburyo bumwe bwaje bworoshye kandi bwafasha abantu benshi, ubwo Abahutu, Abatwa, Abatutsi mu Rwanda bitakiriho, bose tumenyekana mu Rwanda turi umuntu umwe. Bene data mu bintu u Rwanda rwakoze n'iki kintu cy'ubumwe bw'Abanyarwanda, gahunda ya ndi umunyarwanda. Reka tujye mu rusengero, tujye mu ikimenyetso nuko umukobwa biye mwene so. Icyo leta y'ubumwe iri mu kurwanya muri mbere cyane mu kwibuka kuri uyu mwaka ndacyabyibandaho. Mureke twubake ubumwe, turwanye ingengabitekerezo aho yaturuka hose, ni nayo ntego ya mbere. Kandi turarwanywa n'abakoloni commission yatubwiye, baje bacamo abantu ibice, batwereka ko tudasa, batwereka ko hari abaruta abandi, bereka ko bamwe baryamiye abandi, ariko intego nyamukuru gukomeza kumirinda abacakara bandi. Rero igihe cyarahindutse, ubwo u Rwanda ruvuga guhaguruka rwihagararaho, tutihagazeho ntacyo tuzageraho. Twagize amahirwe tujya Perezida wa Repubulika mwiza, urebera abaturage bose, ureba n'aho tutareba, urwanya n'ibyo tutarwanye.
ariko ibyo byemezo afata bikomeye cyane, isi imushyiraho force ikomeye ku buryo bitugiraho ingaruka, ariko abaduhagarariye ndabasaba ngo mujye mumushyigikira every single day, every single day. Navuga ikintu leta y'ubumwe nigira ikintu yashyizeho mu kirwanya, yaravuze ku banyarwanda kwishakamo ibisubizo. Ubu turi mu gihe abantu bamwe ibintu byose byahenze byazamutse, turi mu kwibuka ibyo biza nyuma, hari ibindi gihugu gihanganye nabyo. Wowe icyo ukora ni kimwe, wigire, wiyubake, twibuka abacu. Florida namubonye isize ahantu ari, aba badamu bavandimwe bacu barokotse jenoside yakorewe abatutsi barambara bakaberwa. Umuzungu wo mu Budage yarambaye ibishimbo n'igisa kandi zari mu gihe cy'akamufari n'amase umuhungu wa iki harimo barabasuba ko mbona basa neza. Yumva gato kumwe mu bamubwiye ibyo namubwiye ntabwo yabura be basigare wenyine kandi ase nabi. Bafata icyemezo cyo gukora iki, cyo kwigira. Gusomera inshuti yanjye umuyobozi wacu abanyarwanda bahisemo gutangira igiciro mu muco wabo kandi bikaba kuburyo bw'imana imwe n'amahitamo yabo hagamijwe gutoza abanyarwanda yiyumva mu munyarwanda gushimangira isanzwe himakazwa uburyo bwo kuganira no kujya inama mu bikorwa by'imishyikirano guhuriza abanyarwanda. Gira inka ifasha buri munyarwanda kugira imibereho myiza. Umuganda ufasha abanyarwanda kwiyubakira no kwishakamo ibisubizo bashyize hamwe. Umuganura ushimangira gukorera hamwe no kujya neza n'ibindi bibanisha abanyarwanda. ukiri aho ngaho mwumvise umuganda, umuganura, itorero ry'igihugu. Ntabwo umuganda ubereyeho kugira ngo tuze gukupakupa, burya umuganda uweraho kugira ngo duhuze amaboko, dusabane, tumenyane, kuko igisubizo cy'umuntu gifite n'undi. Iyo waje mu muganda ukaza mu kwibuka, ukaza mu bikorwa nk'ibi ngibi, mwene se arakumenya mukamenyana, cya gisubizo cyawe udafitiye igisubizo wa muntu akakigufasha. Kubaka ubumwe, kubaka umuco, kubaka kirazira. Muzi neza ko abanyamahanga icyo batwica, bica umuco wabo bakawukuraho bakazana umuco wabo, kandi nta muco wabo bafite, nibyo bagenda batoragura. Ibi rero ni igihugu cyacu cyahisemo. Ndabwira abana batoya, mwabonye ko mu mashuri yacu yose aho muzanyura hose ntabwo hakiriho umuhutu, umutwa n'umutundi, wese ni umuki. Nimurebe abantu baharenganiye, tuvuge wenda ko bari barabyize, uwo bise umututsi akarongora uwo bise umututsi, bakabyara umwana, uwo mwana bamwita ntacyo wamwita. Batumvise ese uwo mwana bayindeza arenganya. Ibyo byose leta y'ubumwe iravuga no, twese turi umunyarwanda, ubishaka utabishaka uri umunyarwanda. Bahisemo neza, bahisemo neza. Ingabo zari za RPF bafashe icyemezo cyo kugira ngo bubake igihugu, batange ubuzima bwabo bakiri bato. Bagerageza kugira ngo twongere kubaka igihugu cyacu. Cya gihugu ubona umwana unyura ku muhanda ukumva n'uwawe. Bano bana mubona ariko batugabura mu muhanda ntabwo ari abana ba Busanza, n'abana bawe. Iyo banyuzeho ukabona ashonje ukabugira icyo umumarira, buryo wubaka igihugu cyawe. Ibyo rero nibyo leta y'ubumwe yashyize imbere, ndetse basaba ngo twese nureba mwene se umurebe nko muvukana kwa so wanyu kubaka igihugu cyacu, ariko kubakira ubumwe, ku ndangagaciro, ku muco no kwitorera igihugu. Tugarure za kirazira. Murabizi ko umuntu kuguhobera tugira inka, gira so ntabwo akikoresha cyane kubera ko ntaba azi n'impuhwe. Ariko mu muco wacu byahoragaho. Gira umugore, gira umugabo, gira inka. Inka barayigaruka kuko iyo umuntu yaguhaga inka yabaguhaye umutima wawe. Ariko icyo leta yashakaga, babona amata bakame banywe, igihugu cyacu cyongera kuba igihugu kimwe. Niyo mpamvu uyu munsi mu by'indangagaciro twibuka tugomba kongera gutoza abana batoya ko nta mwana wicara muri bisi umusaza ahagaze, nubwo waba wishyuye uhagarara umusaza wicare. Bariya bera ugeri barorera. Agace gakurikira inshuti yanjye, twibuke twiyubaka.
ushinzwe kubwira Dr. ahagaze aho ngaho, muzi ko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bafite kuri konsantaje bavuga mirongo icyenda plus, muzi ko abanyamahanga batabyemera, baravuga ngo barabeshya. Twese ko tubyemera turi bene byo, ubihakana nkandi, ariko arabihakana kugira ngo abigushyiremo bifunge ngabitekerezo ni ikintu kibi utabona none. Yabivuze commissioner, muzi uburyo abantu bitaga burya jenoside yateguwe n'abantu bize cyane, ariko ibikorwa cyane abajya kuri bariyeri zo gutema bari abantu batize. Niyo mpamvu muzasanga bajya kugira amazina Bidongoro, Rutemayeze, ba Kazungu n'ibindi bizina byose muzi, ariko muzi cyatumye byita cyane baravuga ngo bari Kinyenzi. Iyo umuntu amukuye kuri leta yo kumwumbakira Kinyenzi, ese ku Kinyenzi harimo uruhare rw'abigira kuko bamaze kugushyiramo kujya kwica Inyenzi, numva ko ujya kwica umuntu ugakora igikorwa cyo kwica Inyenzi kandi wica Inyenzi. Iyo ngengabitekerezo rero ndagira ngo mugifate ku rwego rwa kure, tuyirwanye twivuye inyuma. Twashwe yabivuze abana batoya kuri social media n'abakirwa bafata ijambo rimwe bakayitwika, bagafata uwo amagambo ari kuvuga yose, bagafata ayo bashaka mabi bakayigura, bakaba ariyo bajugunya. Ntibavuge interuro, ntibavuge the conclusion, bakazana igiti kimwe wacyumva nawe ukumva wabaho. So ingengabitekerezo rero kwibuka tuyirwanye, uburyo nubona umwana w'umuturanyi umubona ari uwawe. Leta y'ubumwe n'ikirangaje imbere bene data, ibyo musoma ntibibarangaza, bikomereze.